Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Tugeze mu bihe by'imperuka, ariko iki gihe cy'imperuka ntabwo nkunda kukivuga cyane. Reka uyu munsi ngerageze mvuge ku gihe cy'imperuka kuri bike nkiziho. Nk'uko tubizi, kugira ubumenyi bw'ibintu kugira ngo bisobanukirwe ubyumve nta kintu kibiruta. Kumva ibintu ni rwo rufunguzo rwa byose. Ibihe by'imperuka, kugira ngo ubashe kumva, hari ibintu bine ngenderaho kugira ngo ubone ko ushobora kumva. Ufite n'ubushobozi bwo wabona ubwenge bw'Imana, ikakuvumburaho, ikakwereka, ikaguhishurira. Icya mbere, ugomba gutinya Imana ukayubaha. Kugira igitinyiro no gutinya Imana atari uko ari ingome, ahubwo kubera icyubahiro yiha. Icya kabiri, ugomba kwanga ikibi, ikibuga cyanga nabi ntugikore, ukavuga uti ngiye kuva uyu munsi ntabwo nzongera gukora ikibi, nzagerageza mbeho mu nzira z'Imana. Icya gatatu rero, nibwo iyo utangiye kwanga ikibi ugatinya Imana, Imana iguha kumva. Utangiye kumva. Kumva rero biva he? Ntahandi biva usibye mu gusoma ijambo ry'Imana cyane, ukaryumva rikakujyamo, nawe ukaribamo, ukaryandika mu mutima wawe. Ubuzima bwawe bukaba buyobowe n'ijambo ry'Imana, kuko burya ubuzima bwacu, ubuzima bwa muntu buri mu ijambo ry'Imana. Noneho urifatanya ukabimatanya ubuzima bwawe n'ijambo ntibitandukane. Niko utangira kumva. Imana yo igenda iguha ubwenge buhambaye bwo kumva, ikazanagwa n'ubwenge burenze. Niko rero ugenda wumva ibintu. Tuzi neza ko hari byinshi bivugwa, ubuhanuzi by'Ibyashuwe, uko bizagenda, ababirimo ni bande. Yes, abantu benshi bafiteho ibitekerezo nibyo biyumvira, ariko uko bizaba ni kumwe. Ni kumwe. Je nawe nazana mvuge ngo mfite kuri kose, ariko mfite gato nanjye nababwira. Tuzi rero hano kugira ngo mbibabwireho, ndibaza ko byibuze wo nkurikiye ufite ikintu uzi ku gitabo cy'Ibyahishuwe. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe dusomamo, twumvamo inyamaswa ebyiri. Inyamaswa ya mbere, inyamaswa ya kabiri. Iyi nyamaswa ya mbere yatewe uruguma, irangije irarukira. Iyo nyamaswa yagize uruguma, igisebe, irangije iragikira, iragaruka. Iyo nyamaswa ya mbere ni ihe yagize igisebe ikagaruka. Mu 1789 tuzi ko iyo nyamaswa yatewe uruguma ni Roma. Abaroma hariya kwa papa niyo nyamaswa ya mbere yatewe igisebe irakira. Ariko gukira kwayo byagenze gute? Iyo nyamaswa ya mbere irimo iraterwa uruguma, iri kugwa, hari indi nyamaswa ya kabiri yari kuzamuka. Ni ukuvuga ngo inyamaswa ya mbere yaguye hasi, hazamuka inyamaswa ya kabiri ariyo Amerika. Amerika niyo nyamaswa ya kabiri yari irimo irakurwa igihe inyamaswa ya mbere yari iri kugwa. Abaroma bahise bahingukira muri Amerika, bazamukiramo kugira ngo bayobye abantu, ntihagire urabuka uko bigenze. Abaroma bari gusenyuka mu Burayi, baje bahita bafata muri Amerika, abariho bazamukira igihugu gifite ingufu, ariyo nyamaswa ya kabiri yavuye mu nyanja mu bantu. Amerika iza ari inyamaswa ya kabiri. Aho tubona ko ari by'ukuri n'ugutera nuko iyi nyamaswa ya mbere imaze guterwa uruguma, iya kabiri nayo ikazamuka. Ya nyamaswa ya mbere ntabwo yongeye kugira ingufu nk'izo yahoranye kera. Ingufu rero inyamaswa ya mbere yahoranye, dore ukuntu izasubira. Ya nyamaswa ya kabiri izasubiza imbaraga inyamaswa ya mbere. Abakurikira muzi neza ko Roma ishaka kwisubiza ububasha bwose, ariko nta gishobora kubigeraho Amerika yo nyamaswa ya kabiri itayisubije za mbaraga. Bizagenda gute rero? Hano hantu harimo ihurizo rikomeye cyane. Rero ko abaturage b'ibihugu ntabwo bazi ibintu biberiho, ntibabazi ibikorwa, bavuga ngo ni igihugu, nkunda igihugu cyanjye, ngo meze gute, ngo nagipfira, ngo nagire gute. Ibyo bintu
nta nubwo benshi bazamenya uko bigenze cyangwa bamenye ngo kibakubise. Iyi nyamaswa ya kabiri Amerika bizwi neza ko yashinzwe n'inyamaswa ya mbere. Kubw'ibyo rero igomba gusubiza ububasha inyamaswa ya mbere nk'uko byanditswe kugira ngo umugambi w'Imana usoze. Amerika rero kubw'iyo mpamvu igomba kuzakubitwa hasi igasenyugwa, noneho ingufu zigasubira kuri Roma 100% ikaba ariyo iyobora, aribwo izayoboresha rya dini rimwe, ifaranga rimwe, ibintu byose igihugu kugira ubuyobozi bumwe byose nariko biri munsi y'Abaroma, ariho bazahera bazana wa muntu Kristo wabo. Ibyo rero niko bizagenda. Amerika buriya ni iminsi uko bizagendekera ntabwo tuzi uko bizasora, ariko mu by'ukuri inyamaswa ya mbere igomba gusubizwa imbaraga zayo zivuye muri Amerika. Urabona Amerika bagenda bayicinege gahoro, buri muntu yashatse yasuzugura Amerika. Siko bimeze. Imyaka 10 ishize hari umuntu ashobora gusuzugura Amerika. Reba imyaka 5 ishize, reba uyu munsi Amerika aravuga Amerika abantu umuntu wese arayisuzugura akayerekana gutya hasi. Nuko rero biriya bintu byose biri ku mibare, ntabwo abanyamerika bashaka kugira igisuzuguriro kuko nabo barabizi n'ibintu bazi kuva kera, ahubwo babiretse nkana bigera kuri uru rwego kugira ngo Roma bisubize imbaraga gahoro bidateye induru. Kuko iyo Amerika ifata imbaraga ikazishiftingira ikazisubiza kuri Roma umwanya, abantu benshi bari kubibona n'amaso, hari kuba induru n'imiborogo bidakira, kandi n'inyamaswa ya mbere ntibone izo mbaraga kuko bigomba gukurikirwa nk'uko byanditswe. Niyo mpamvu rero Amerika ubona bagenda bayikinege gahoro, noneho babana baguma muri bya bintu ngo tuzongera dusubire mu bya kera ko byahoze, ngo ko ibintu bizambera. Reka turebe rero ikizabyerekana ni iki rero. Urabona ibintu nimara gukomera hazaba icyo twita itahukanwa ry'abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana bwa nyabwo. Reka bariya bari hariya ngo ni ubwoko bw'Imana. Ibyo nabyo nabikoze mu video wazishakishaho ziri hasi aho, cyangwa se ikurikira hejuru ukareba iyo video ikubwira ubwoko bw'Imana bwa nyabwo ni bande. Bariya bari hariya muri kiriya gihugu bavuye bahageze gute, ibyo bintu byose ukabimenye. Ibyo rero ni ibintu byinshi tudashaka kujyamo ngo twinjiremo, kuko igihe kigenda kitwifungurira gahoro niko tugenda tubivugaho, kuko tuzi neza ko hagiye ubutari ibintu ugomba kuvuga uko bimeze. Abenshi bazinga intambara za Russia mu Burusiya, za Ukraine, Amerika, inyamaswa ya mbere, inyamaswa ya kabiri Abaroma, ariko hari ibintu noneho bifatika ari byo bihisha ibintu byose, bibumba ibintu byose. Abantu b'Imana banyabo ni bande kandi ko bazigaragaza, niko bazigaragaza rero ubwo bazatahukanwa bavuye mu mpande enye z'isi. Bizatangaza abantu bose, kuko bizaba igitangaza gikomeye kurusha ubwoko bw'Imana bavanwa muri Egiputa bujya mu gihugu cy'isezerano. Ibyo biranditse. Imana ivuga neza ubwayo ko ibyo bintu ku munsi wa nyuma izabana abantu bayo aho batataniye hamwe. Bavuga ngo ubwoko 10 bwahoze bw'Imana bwaburiye he? Ntaho bwaburiye burahari, ahubwo nibutahukanwa icyo gihe kigeze niko abantu bose bazatangara bw'umutazo. Aba nibo abantu b'Imana, abantu twamye dukora ibintu bibi byose, kuko nibo abantu b'Imana. Bazatabibuka igitabo cya Menya 16:19. Aha rero turetse ibyo minsi yanyu, abantu muri no si yose no bararirimba ngo ibihe bizasubira uko byameze, ibintu bizasubira back to normal, uko ibintu byahoze, uko ibintu byane bimeze. Icyo wakora gusa no kubaseka ukabwira ati mukenyere. Benshi barashaka ngo kugenda nta kintu bahuye nacyo, ariko mu by'ukuri ibintu ntabwo bizasubira mu buryo cyangwa ngo bimere uko byari bimeze mu minsi yashize nk'imyaka 3-4 ishize, kuko ahubwo biri kugenda bigana habi, nibwo bitangira. Itegure rero, ukenyere, usenge Imana ujye mu ijambo, kuko ibi nibiza ntibizagutungure, bizasange witeguye cyane mu mutima, muri mu ijambo no mu gakiza. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.